batajya mu by'ukuri bagira umusaruro babyaza impano yabo y'ikiraperi wenda ugasanga benshi bigiriye mu mirimo nk'uwo bita JC nawe uri bugaragare ku rutonde Ama-G The Black wigiriye mu bworozi bw'inkoko abo bita n'abandi basani benshi abo bita n'abasani benshi ba Neg The General ba White Monkey n'abaraperi beza ariko mu by'ukuri batahiriwe n'uno mukino hakaba bari overrated cyangwa se abandi warabashyirwa hejuru suka ari abaraperi babi n'abaraperi beza ariko mu by'ukuri kuba buri gihe ari busanga abapresentwa aribo bahora bahabwa akazi aribo bahora bashyirwa imbere kubera udukundi tuba tubasha kubavugira murabizi iki gihugu ibintu byinshi cyane cyane showbiz ibyo akenshi busanga harimo akantu kakamenyane ntago kajya kabura wenda ni ku isi hose ariko angaho birakabya biri too much ndavuga mu muziki ibyo bindi by'indi mirimo ntabyo nzi kuko ntaho nigeze njya kwa applyinga nubwo nize ntaho nigeze njya kwa applyinga ubwo wenda wasanga handi ho bitarimo so abaraperi bari most overrated bashyirwa imbere cyane ubwo ntago twabura kuvuga Bulldog ntago twabura kuvuga Riderman ntago twabura kuvuga Ishkevin ntago twabura kuvuga so Trap nano bwa overrated kuko mu by'ukuri nawe baramuheje kuva nyuma yaho akoze ya ndirimbo arimo arabarabura ariko urasabana bo kwa bakiyongoza urumva nakantu kahise kamukrasa ahantu ariko abo ngabo no bari overrated naho bari underrated ubwo reka nibo tugiye kwinjiramo ku mwanya wa 10 turasanga umuraperi bita Holix ni umuraperi mwiza ugezweho ufite n'abafana benshi mu rubyiruko rw'ubu ngubu ariko mu by'ukuri usanga ntaho cyo bibasha kumubyarira ntacyo bibasha kumumarira kuko usanga mu by'ukuri abandi bajene bari n'inyuma ye babaswa cyane bari inyuma ye aribo bahora bapresentwa batumiwe ngira ngo murabizi mwino country abanyamakuru nibo ikibazo hari nkeka kiri cyangwa se abapromoters usanga ari abantu bashaka gukorana n'abantu b'ibigoryi mu mutwe ugasanga umuntu w'ikigoryi mu mutwe cyangwa se wa muntu bazakoresha nk'ipunda yabo wa muntu udashobora gutangaza igitekerezo cye ngo niba bashaka kuko ari safe araboroheye kumumanipira araboroheye kuba bamukoresha ibyo bashaka araboroheye kuba banamujyana mu gitanda bakaryamana araboroheye kuba mu by'ukuri yakorera amafaranga ku izina rye bakamuha kimwe cya gatanu cyayo akaba yabyemera ntanakopfure abo nibo baba bashaka kugira ngo bashyirwe imbere ugasanga buri gihe nibo bantu uzasanga mu gihe cyo runaka bageraho bagatwika ngira ngo hari abaraperi benshi bagiye babaho bageze aho bakagira akazina kakazamuka ariko mu by'ukuri nta kintu byigeze bibamarira ku giti cyabo abo ndavugamo nka ba Papa Cyangwe ko Papa Cyangwe ni umuntu baramwe expose ageze aho ahatangiye gutekereza avuze ati mu by'ukuri aba ibingibi ni too much ubwo ndavuga kwa ba Rocky n'abanyamakuru bakoranaga nawe bahise bamukasa kuko amaze gutandukana na Rocky support yose yari afite si ukuvuga ko kariyeri ya Papa Cyangwe itashoboraga kuba yakomeza ariko kuko yaratandukanye na Rocky buriya bahita bagenda na Rocky ashobora kuba yagenda simbi mushingije 100% ariko n'abakorana nawe bashaka gutavuga ati kira cyane reka tukereke yuko gifite aho kivuye naho kigiye ntimwongere gukina indirimbo ze ntimwongere kumutumira ntimwongere kugira gute ejo wundi hagaragaye video yaratrendinze ku social media Papa Cyangwe arimo araririmbira mu kabari ubona ko ari nk'akabari k'ibyuma cyangwa se kurwagwa wabonaga ari ahantu kunzu rwose yenda guhirima Papa Cyangwe arimo arakubita nimba bari bamuhaye ibyo 80 cyangwa 100 yarabiriye kuko iyo atabirya nta yindi chose yari afite kuko hari n'igihe usanga basani na bamwe nangireka nishyiremo nshobora kuba nashaka niyo concert ya Desamir sinyibone wenda ijana nkaba nayibona ariko nabwo ntago ari ibintu bikunze kubaho ugasanga rero ntago showbiz ikidutunze ntago umuziki watunga umuraperi udakora mu kibuno cy'abapromoters Holix niwe number 10 number 9 reka twashyire Kapiropi the Great ubwo nimba ndi guhera hejuru nkagenda manura si ukuvuga yuko mu by'ukuri impamvu P-Fla wenda mushyize ahangaha si uko wenda akinwa cyane ariko nibura hari utu avantage agenda abona ukurikije izina afite ariko nicyo kibabaje kuko yakabonye ibirenze ibingibi aza ku mwanya wa 9 P-Fla ni umuntu winjiye mu muziki 2008 n'indirimbo za ntuzankinishe aza mu itsinda rya Tuff Gang twavuga ko ari nawe muraperi wa mbere ugaragara wujuje ibisabwa umuraperi byari byo byose imyandikire myiza imyitwarire ya hip hop ibintu byose P-Fla ni muraperi uri accomplished ariko mu by'ukuri nubwo abona ubwo bushore bakora cyane barakora cyane yego wenda akenshi bashinjwa ko bakora inyandagazi imvugo y'inyandagazi ariko buriya tujye twemera ikintu kimwe abaraperi twese ntabwo tuzaturirimba ndakura mu Samaria cyangwa se dawe uri mu ijuru izina ryawe ryubahwe kubera ko ntabwo twebwe dukora ibintu byo mu rusengero ntabwo turi abana enfant de choir cyangwa se abana b'abatambyi babahereza ni ukuvuga ngo umuraperi abagomba no kuzana n'amagambo akakaye ayanutse cyangwa se meze gute si ukuvuga ngo naba gangster ko mu Rwanda nta mugangster ubaho uretse Mashomampa wenyine wenda na Young Tony akiri muri Amerika ashobora kuba yari umugangster ariko mu Rwanda nta bugangster bwenze sibyo rero ni ukuvuga ngo ahangaha aba bajene bazakora hip hop twavuga ngo ni ya kigangster kubera yuko nayo ni subgenre ya hip hop
bo rero niyo ngiyo baje bagize umwihariko yabo baza babona uzabunza abantu ariko si ukuvuga ko ari abana babi si abana babi ikinyabupfura barakigira kuko n'indirimbo za gospel murabizi Bitkiller azi kuzandika Nessa afite ijwi ryiza yanaririmba muri korali yanaririmba indirimbo za gospel agafatisha nka kuri atuzi ba Vestina Dorcas ariko ntago ari byo bagize domaine yabo aba bajene rero baraje barakora ndetse n'ubungu baracyakora ariko mu by'ukuri iyo urebye ahantu batumirwa ni bwa butaramo buciriritse cyane ndetse ubungu muri iyi myaka ya nyuma nk'itatu ishize nkeka ko nta nahantu baheruka kuririmba hari major ibyo biterwa n'iki biterwa nuko mu Rwanda usanga hari abantu baba promoters cyangwa se abantu bigize abavugizi ngo babahanzi bigize abavugizi b'abahanzi nagara abavugizi b'abahanzi ugasanga baragenda bajya mu matwi y'abayobozi cyangwa se abakire bakavuga bati we uriya muntu aririmba amagambo mabi ntago abuze indirimbo nziza ni nkuko waza ukavuga ngo negicinguririmba nk'indirimbo ngo z'amagambo mabi kuko wenda wumvise beef na kubise runaka ntibikuyeho ko mfite karara ntibikuyeho ko mfite bizashira ntibikuyeho ko mfite indirimbo naza nkaririmba mu bantu biyubashye zigakora Bitkiller na Nessa rero baherezwa angaho reka tugere ku mwanya wa 7 bita Babli the Bible Verses Babli rero we muramuzi niwe muraperi uri mu bafite hip hop albums nziza cyane isezerano rya kera nanavuga ko ari nayo album umuntu wese wo muraperi ushaka gukora hip hop yagakwiye kuba yagenderaho nago nakubwira ngo ugende ujye kurebera kuri album wenda yakabaka cyangwa se Riderman kuko aribo baraperi banini dufite kuko bavangagamo wenda utundi dustile ibyo nabyo sina makosa kuko izo stile batazivangamo ndabizi ntaga amafaranga babonye baba barayabonye icyo ngicyo nakokora ikongera ngo mu ndirimbo Revolution yaraje aravuga ati abantu baraje barankritika ngo njya muri bombori ngonza nange njyana nyafrika ariko ngo iyo njyana nyafrika nayo byaje amafaranga nibyo Riderman uri mukuri kuko mu by'ukuri abantu bakunda umuziki hip hop nta mafaranga mugira abakunzi banyabo ba hip hop nta mafaranga mugira bityo rero abaraperi baragira akavuga atayo kujya twicwe n'inzara abamenye ubwenge nyine nubwo bifite icyo byangiza kuri legacy yabo ariko buriya kugira ngo wicwe n'inzara cyangwa uri kugigiza abantu gutya mba ndi kubagigiza mbabwira ngo munkandira akanyenyeri kubera yuko channel itari monetize cyangwa tureke n'ibyo ngibyo niyo yabiri na monetize kuko amafaranga ya ntuza ya subscribe nta kintu kivamo akubwira ni ako ka nimero n'ubu ndabivuze kandi mo ndabivuga utagira ngo ndi kublaga ufite ubushobozi ankandire kuri ako kanyenyeri hari umujene nijoro arayabinkoreyemo gake wakoze naho yaba ari umutuku ntaribi kuko umutuku mitanguramo buji cyangwa sitara twikomereza rero ubwo reka tuve kuri Babli ariko ni umuraperi mwiza ariko uri underrated ari ku mwanya wa 7 ku mwanya wa 6 wazana Egide General we ibye ntago twabitindamo cyane gusa benshi bajya bavuga bati koreshwa ry'ibiyobyabwenge byaramwiciye nibyo bari mukuru ariko na mbere yaho se bitaraza ko atari yarashyizwe mbere Negije afite abamurwanyije kariyeri yengira ngo biri documente cyane ku buryo ntekereza ko muri iki kiganiro sinakirirwa nanamutindaho ku mwanya wa 5 haza Green P numwe bita ikinige cya hip hop numwe mu bantu b'abaraperi bakora hip hop y'umwimerere batigeze bahinduka bagerageje gukora ibintu bizima ni murumuna wa The Ben ariko mu by'ukuri ari bugasanga na The Ben ntago abasha kuba yavuganira murumuna we cyangwa wenda wasanga nagerageza ariko wenda ibifi binini bikamwitambika kuko na The Ben ntago azagenda ngafate kariyeri ye cyangwa se aho mu bana afitanye n'abakire ngarinda shwana nabo ngari kuvugira murumuna we ahubwo wenda yavuga ati reka ngende inkorera ama miliyoni wenda ndakuremera ngo kubita 300,000 uko kwezi ujye kubaho ariko Green P numwe mu baraperi bakaba yari abakire bafite amamodoka yabo bagendamo ubu nta nakamoto atunze siwe wenyine nanditwa hafi ya twese ariko ugasanga by'ukuri impano ye nta kintu yigeze imumarira no muraperi mwiza no mwanditsi mwiza ariko Green P by'ukuri nawe numwe mu bahanzi umuziki wabo twavuga ngo nta kintu kinini bagiye bawubyaza mu kumwanya wa 4 hazwo bita Diplomate DPG Diplomate Nurfasasiyo waranarenze cyane yigeze guhura na President wa Republika no muraperi urimba message nziza cyane yagakwiye no kubatumirwa ahantu hose bajya no kwita n'izingagi amazina bakaba bamutumira bajya gukora ibitaramo byatumiwe n'abayobozi b'ibihugu bana bakamutumiye kukaririmba amagambo meza ndetse kwenda hari akantu baba bamusomamo ndavuga bategura ibitaramo mutajya ntazamvuga ngo bamusomamo ngo mushake kunjyana ibintu bya politike nyirago ndo mu politici so nukuvuga ngo rero betse ko Diplomate nta nakantu bamusomamo ka politike so umuntu se wikubitira amateka karinga n'iki bintu nk'ibyo so DPG nawe nimwe mu baraperi aranarenze cyane kuko uyu nguyu wenda uretse ababandi bo mvuze uretse Pfra wenda nta nundi muntu uri kuri kategoriye cyangwa se urugero rwe ubwo ndi kuvuga bari bose maze kuvuga uretse Pfra niwe muntu uri kuri level nk'iya Diplomate ari kuri iyo level aba rero DPG ukurikije ukuntu ari umuntu w'umuhanga uririmba amagambo atari munyandagazi uririmba amagambo meza cyane kandi uhora akora anahozaho kuko Diplomate na n'uyu mwaka yasohoye video zigera muri 3 ushize yarakoze undi yarakoze ariko se ayungukira he abyarizaho amafaranga nta company nzi yamamariza abitaramo biri meja nabonye aririmba ejo mundi nabonye bamutumiye mu kabari Muhanga wenda ni muri hotel Simbiza ariko ni mu kabari
ntabwo rero ari ibintu byari bikwiriye kuba byakabaye ku bantu b'abaraperi. Bituma rero mpora mbwira abana mukiri kwiga, abanyeshuri mbabwira nti ni byiza mukora umuziki nimba ari hobby yanyu, ariko wibikora ushaka kuvuga ngo ni profession yawe, kuko nushaka kuvuga ngo urabigira umwuga hari igihe muzajya mwicara muvuge. Abantu benshi bajya bavuga ngo Neg G ni umusazi, njya mbibona abantu babimbwira, man warasaze, depression ndayifite nawe urayifite nuko utabizi. Bavuga bati warihebye, narihebye kubera yuko nagerageje gukora ibyiza ariko nta nyungu nabikuyemo. So bakavuga ngo ndi umusazi, ko nago ndi umusazi, ahubwo ngewe aho mushobora ubusazi bwanjye nuko nshobora kuba naha abantu kuri kugira ngo ibyatuyobeje bitazabayobya, wenda twumva ngo umuziki uzadukiza ariko ntacyo wigeze ukora. No mu micwa umuntu yaba yinjiza ku kwezi umuziki nta na kimwe cya 20 winjizamo, uretse wenda kwa kundi bavuga ngo umukunzi wawe ngagutayemo akantu cyangwa kuyatumwe tumwe byeri se nuyinywa urayicyura yishyure landlord. So nukuvuga ngo rero nuko ibintu biba bimeze. Mbwira abajene ntimukomeze mujye mu masomo yanyu. Tuvuye ku mwanya wa 4 kandi gukora ikiganiro nihuta. N'abahanzi b'abaraperi 10 bari underrated. Ku mwanya wa 3 tuhasanga Ama-G The Black. Uyu nawe ni muzima cyane, ni umuraperi mu by'ukuri, cyane indirimbo z'ama All Star kandi afite na hit ku giti cye. Ama-G ntago wakita na hits. Ama-G yaremeye abantu benshi mu gihe afite hit. Ama-G yakoranye indirimbo n'abantu benshi cyane muri no game yo mu Rwanda, ariko mu by'ukuri abo bose nta numwe ujya umwibuka. Nabo bafitanye indirimbo iyo bagiye gukora concert ntago bamutumira ngo azaririmbe party ye, aho gusanga barimo baratunga amamikoro mu bafana. Mwarabibonye ejo bundi kuri Urban Boys, wenda ngo bamutumiye hamwe, ariko ahandi se uko kibatamutumiye. Bruce Melody ibintu Ama-G yamukoreye, ukuntu yamufashije kuzamuka kariyeri yiwe, buriya bikesha Ama-G na Fazo Big Pro, ariko abo bombi barahejwe barahantu. Kandi Bruce Melody power afite n'umuntu ukwiye kuba yakabavugiye akavuga ati aba bajene mu by'ukuri barabasha, reka tube twabafasha nabo babasha kwinjiza agafaranga muri game. Ama-G yigeze kujya yamamariza amakampana namwe murabizi za B1 Gin, ariko aho izi nganda z'ibyuma bazifungiye, ntekereza ko abasana ubu ngubu bari muri depression ubwoba. Murakaza neza muri club ya Neg G y'agashomeri, nababwira ni muze mbigisha ukuntu babaho iyo yaguhindura, kubera yuko iyo shene mu by'ukuri uragenda ukabona karengane kariyo, ukareba abantu runaka, ukabona nk'umuntu arapfuye mu buryo butazwi neza cyangwa se butunguranye, tuvuga ukabona nk'umwana agiye yinaze mu Kivu cyangwa whatever. Ubwo noneho icyo gihe ikintu cyubona uvuga uti mwe yakuze ko nanjye ahantu nshobora kuhagwa bigenda biti. Ikintu wiga gusa no kugerageza gukwepana n'ikintu cyatuma icyo Kivu kijya kure, cyangwa se n'ikindi kibazo cyushobora kuba wahura nacyo, wenda tuvuge umugenzi wawe akaguhohotera, ushobora kugenda ukagishene gasanga abapapa bakatiwe za burundu nta kintu afite cyo guhomba, waza mwaserera utacisha make ngo unigendera ushaka uko umuva mu maso, ukaba yakwica n'ubundi se ko batari niyo bamukatira indi burundu simwe na burundu ebyiri, hari umuntu baho ubuzima bubiri. Ikintu rero ishene kwigisha ni iki? Ishene ikwigisha gusa kuba wamenya gukwepa ibibazo no kwijijisha no kwiyorobeka no kwigira utari we, ndetse no kwikunda, ndetse no gutakaza ubumuntu, ndetse kuko reka tuvugisha kuri tuberiyo nshobora kubivuga wenda nk'umuntu uyobora nk'ishene ahantu ikigo runaka akavuga ngo urumva kiriya kintu ukuntu ngo kitahindutse ngo cyangwa kitagira gute, nawe ubwawe urabizi ku mutima wawe kiyongoze. Nawe ubwawe niba uri umuyobozi w'ikigo runaka ahantu somewhere cyangwa se n'undi muntu wari wese nawe uri kubivuga muri comment, okay wowe ushobora kuba utabizi, ariko uwo nguwo kiyongoze waho ngaho arabizi, kuko mu by'ukuri umuntu ukiremwa muntu ufite ubwenge Imana yaguhaye guhitamo icyiza cyangwa ikibi. Iyo ushatse guhitamo icyiza ugihitamo, wahitamo ikibi ukagihitamo. Ntago rero izo force ziturutse hanze cyangwa se pressure ushizweho n'umuntu cyangwa ngo umuntu ngo wamukakaza ngo birahita bimuhindura, ntago ibyo ngibyo ari byo byahindura umuntu ahindurwa nuko mu mutwe bimeze. So wowe uza kunjajinga cyangwa ufite undi ushaka kujajinga, wenda wivugishwa ubugambo ngo bazagusubizeyo, gusubirayo nasubirayo nawe wasa. Ubuse ntago uri umuyobozi wa FDA bamufunze, yatekerezaga ko mu buzima bwe ku myaka ya 50 ninga hazigera gishene, ntago yabitekere kariyo wisurinde. Umusaza aribyo ajya babwira, akabwira bakiyongoza atari ko mwe mwiyemera bande mwiyumvamo ibiki, ati se nibura mumbwira ikintu mwiyemerana. Bro ndakubwira ngo igihe uri munsi y'isi ibyo byose byakubaho, bityo tuza bakiyongo. Ubuse umuyobozi wa polisi ntago mwamubonye, ntago ari ishene ubu ngubu uri agasana. Ubuse mu gihe uri yariyo wowe uri kuzumbwira ubugambo muri comment urinde, tumenye ibyawe nanjye menye byanjye niga nimba ndi crazy namaze. Wa kabiri rero mu bari underrated ni White Monkey wasohoye na album yitwa Mugemanyi Contre Freddy, na album nziza murajya kuyireba kuri Green Ferry. Ariko uyu mupeti nawe navuga ko ari umwe mu bantu batigeze barya amafaranga yo mu muziki, kuko nta n'igitaramo kinini nzigeze atumirwamo. Wenda nge nshobora kuvuga ngo nagiye muri East African Paris ya mbere, ngo njya hehe ngo nararonshinze n'ubwiyo ronchi nawe na 500,000 nayikuyemo, ariko nibura ibyo byarakozwe kandi byari mu gihe cyiza. Twaje mu bihe byiza, ubu ngubu hari saturation aho buri wese ashobora kuba yavuga ati I'm an artist, mfite following kuri Instagram, ariko ni na byiza
umwanya wa mbere haza JC wakoze indirimbo twavuga ngo niyo ndirimbo nini ya hip hop show iheruka hip hop nyayo iheruka kuba yabaho muri 2016 urumva iyo ndirimbo nimba atari na gatanu yasohotse yitwa ngo I'm Back ari kumwe na Bruce Melody. JC rero nubwo ibyo yabikoze ariko nawe ni umuntu utarigeze ahabwa opportunity nyinshi, niwe ngize uwa mbere ahangaha kuko nkurikije nk'iyo hit iyo ndirimbo yari mu by'ukuri ibitaramo yego yabigiyemo, ariko mu by'ukuri ntabwo yabonye contract nyinshi ziri significative ugereranyije n'iyo hit yari afite. Ngira ngo rero ntabwo ngiye kwizirimba ahangaha, JC gusa ameze neza, n'umwe mu rapero ameze neza wamenye ubwenge, yigira mu yindi mirimo, yigira mu birombe wa mugani we ajya kwihigira ibicwa mu bundi buryo, ameze fresh cyane. Ngira ngo munaramubona mu mafoto angandi buze kuba nashyiraho, numwe mu bantu rero bamenye ubwenge, afatirana igihe cye neza, n'umungu ibintu bye bimeze neza nka kuriya wenda twebwe twisamye nyuma twatinzeho gato, ariko mu gihe Jay Polly yaririmbye ati kuba kiriho nicyo gishoro ntarirarenga, na Fireman yarabivuze. Ndakubwira niba utarakora subscribe kuri NEG Empire wabikora, abashaka kuntera inkunga nimero niyo ngiyo, amazina ni Uwimana Jean d'Arc, mubwo wahita ugakanda akanyenyeri nimba ubikunyuze. Ubwo ndabwira cyane cyane abajene b'aba diaspora kuko ndabiza bari hano hafi yanjye, ntabwo